nanjye ibindi hari byinshi tuziranyeho bivuga yakabivuga iki ngiye kuvuga nge ibintu unziza cyambere ngo ndikinisha maze cyo ni mani ujye ubika amabanga yawe wikinishaga yakwimye mani ibyo ngibyo yabikoze yanyinyera muri so mani nukavuga no mugabo ntabwo ndabizi no mugabo swaraye muri serukayi wazajya ubika amabanga yawe yaranyimyera to ndi mana yanjye yewe hari dusabe hari nuza wa mukobwa harya umugore wa Nzovu wamwitana Esteri mwese muri bamwe mwese mwimagabagabo ngewe iminsi ibiri sha ndarengeye ni mu cyumba yarakaye ara muri sare iminsi niwe cyane tume mana yanjye mbabarira we akanyamerika yahise mbona nyakujya umenya guhisha amabanga y'urugo nta mugabo umera uko nguko nta mugabo umera ukujya umbabarira abe turacyakunda nta musiri love dusabe makabizwa no kuta yaka mwana yakamwana so tunafurahi sana nako muhaye hano ku ruhande basi ngewe tugitama nkagweba ibihe bihe twagiranye yewe ikikonyi gukunda iya tucaye itama mu cyongereza bita chain siyakaya agira hano mani kandi buri gihe tunakibana arambangamiraga ubura ngo kuramo karasura umugore wanjye ni ikibazo noneho dusabe hari ukuntu twabwa turyamye nkamubwira ngo kuramo ikoro hari ukuntu mureba nk'aba bakobwa nk'aba ngaba baba baryoshye buriya dusaba araryoshye ni uko mutamuzi uzabaze njye umuzi ntabwo ari mukagatare nk'aba bakobwa usanga rwose ari mwiza ariko mwagera mu buriri ugasanga arabishye buriya dusaba araryoshye abatari bamuzi dusaba araryoshye cyane rero nanone mwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa show abakunzi hano basohokanye niba urukundo rwabo abakunzi usaya n'abakunzi bahaye uje kurya ibi nta rukundo ruhari ese ko bazanye ifoke imwe kugira nyine musangire kuvuze ko utari umukunzi reka njye ariko ukunda burushete akora abantu mutazi dusa ashobora guteka inyama nkazirira ariko yageze ku kaburushete urabizi ko najya njya urusenda kuva kera ku kirayi cyawe urabizi ko nakunda urusenda so abantu rero bavuga ngo dusabe nayaka ngo baratandukanye twaratandukanye ariko exactement turacyari kumwe muracyari kumwe kandi mukanasohoka mugasangira avuga akantu k'agaterime kitwa mayibu se ni iki ni akantu k'abasheri nasinya nawe turamushena ni akantu kari romantike kitwa mayibu none se niba nari sheri wawe izo burushete uri guhekenya n'izihe uzi kubaye nka Nzovu ngo bamuririye ngo imitsi ngo barayigotomeye uri guhekenya burushete ngo barayigotomeye uri guhekenya burushete ngo nagurishe ndi kuyimira ahubwo nk'imwe bari bazi rero ko twatandukanye twaratandukanye nose turi kumwe ese si muri kumwe nose turabana tubana n'umugore n'umugabo ikibazo nuko mutari kugira baba indi foke ntabwo abifuzaga ko dusubirana sheri wanamika kukira ariko ntukireho urusenda ndiki ava mvakana akwankuragamo bogisa ukanyogosha ahandi muri Afurika y'Epfo ariko nibyo waba wibuka buri gihe icyo kintu cyiza hari igihe nibuka ibihe twagiranye ubu muri Afurika y'Epfo sinihise habaye nk'ahantu uribuka tujyana muri dushe uri kunyigisha ukuntu umugore n'umugabo bagomba kujyana muri dushe narabyanze ukanshyiraho agahato ukajyana muri dushe niwe wakujyanye muri dushe yarambwiye ati uyu munsi tugomba kujyana muri dushe uvuga ngo dusabe she's my love nubwo tutari kumwe sari umukobwa nigeze kubona ngo ni sheri wawe ni babandi bo ku ruhande bo kwifashisha gusa bo kunduhura umubiri ariko uwo nkunda ni wewe kuko uruhura umubiri hase usanze ari kuruhura umubiri wabifata ute nabyanganira kuko azi ko abikora
wabyihanganira kuko azi ko abikora. dusabe do you still love wacyangunda waranyanze uramwanga ukaba uri guhekenyeza inyama naguze Ntago mwanga. Si twavuze se ngo njye mufata nka musaza nanjye afate nka mushiki. akumva dusabe turamusiguriye mu cyumba for example Ibi n'abayifuza nakuntu we. wanurwanaho twakundi twabigenza wagize ukareba uburyo wamugira kubona gukunda Hano haba hari abantu benshi. Haba hari abantu benshi cyane. oya ntacyo mumaze kugira mumaze gusoza uramwemereye soma Tumaze gusoza iki? mumaze kuva hano yaka wabyumvise ko yabyemeye Ntago nabyemeye njye nigeze mbikubwira. ahatari abantu benshi ngo muze kumubaza Nusu ubundi wowe nabishatse wowe kunyaranja ntabwo ari ngombwa ngo abibwire abantu bose ko yanyaranja ngo abantu murabizi ko twatandukanye aka kantu ko hari abantu benshi wabyumvise ari uko hari abantu benshi Oya. si wowe ubivuze Nabitekereje navuga ati no munsi ndakubumuza nareba ariko nabihari. wabipanze wabivuga Numva bindimo neza mbihagazemo neza. Birashoboka. kugira ngo bikujyemo Nusura muvugira uyu ngumi. Ngakora iki? yaka wakivugiye ako rero nawe oya njye ntabwo Barakuvugira se? ngewe ntabwo mfata ku ngufu Ajya ntabwo. kuzana bya niyo mpamvu namunze natinye gufunga Yaka. niyo mpamvu ngewe rero Batinya gufunga se ubu ngubu kuma ni uburenganzira bwawe no no kutagura. kunyima ni uburenganzira bwawe Yes. ariko uramutse uvuze ati yaka rwose kubera ibihe bigeza twagiranye ngo ino ngusamwe icyo byaba bitwaye se Bakoresha agakingirizo. ndetse twakoreshaga agakingirizo koko kuva igihe twabaniye twese dukoresha agakingirizo Noneho wagakoresha kuko ibintu umaze iminsi ubamo. ariko ntabwo ibyo bintu agakingirizo ko nta kibazo Mbabarira. mbwira ngo uri pacyane niba ari gushaka Umugabo ipaki yose se wayikoresha. ariko umuntu aba agukumbuye kamere Yewe. tubare na dukerega kuri yaka oya ni ukuvuga ngo urabona hari agapaki kabamo dutatu kariya kanditseho love kongera ukankumbuza kwa kundi twajyaga tubigenza twaje kwa pura wa mugani wa nzovu buriya rero hari ukuntu mureba nk'aba bakobwa nk'aba ngaba Ntukagira baba baryoshye buriya dusaba araryoshye ni uko mutamuzi uzabaze njye umuzi ntabwo ari mukagatare nk'aba bakobwa usanga rwose ari mwiza ariko mwagera mu buriri ugasanga arabishye buriya dusaba araryoshye abatari bamuzi dusaba araryoshye cyane oya ibyo bintu bya gitafu ngo aragitosa oya ibintu bishyiremo umusheri wanjye dusabe n'isheri wanjye iby'inyama urye n'iyi njye buriya inyama narazihaze iyi rye urye n'iyi komeruka se we nta nyama cyakora kanjyeho kamwe nakukunda inyama wowe dusabe buriya hari ukuntu agura igiciro cy'inyama akagiteka akaryamo inyama imwe uryamye mu ntebe nk'abakire ariko urumva ibintu aba yibuka yaka ariko yaka saba nawe ariko urabona ko agukumbuye nuko utari kubivuga neza bose bose uko usanga mukumbuye gute aba diaspora mukunda dusabe ndabamenyesha ko aryoshye mufatire z'amadolari zangurire uramutanze yakayagurisha umuntu urumve ko hari aba diaspora rwose usigaye mukunda dusabe cyane muze rwose mu amadolari ubundi aze tuyasangire yego ye mu gihe mukiri hakurya mu burayi ariko dusa ni iki kigushimisha kuri yaka muri iyi minsi muri iyi minsi ni ibisanzwe oya nyine ntabwo ibisanzwe nk'ibihe ni ibisanzwe nyine nose nkubwire ko kuba yangurira akaburusheti se yambwiye ngo njye mufata nka mushiki we ndakora nka musaza wanjye nawe afite nka mushiki we siko yavuze yaka none ngatiyo kugufata nka mushiki wanjye no gufata nk'umugore wanjye urumva wahita mwiza nka mushiki sibyo byiza se wumva ushaka uhisemo kuba nka mushiki nibyo sawa wavugisha ukuri ese urumva hagati yo gutandukana na yaka urumva wifuza undi mugabo mwiza
nzamusha nose nzaguma gutya ndacyari mutoya ndashaka undi mugabo yavuze ariko ngafite ntuza fiyanse yakagize nanjye nishaka undi mugore hari ikibazo si kumva nagira ikihe kibazo ariko uzakomeza unkunda maze dusabura nta kuntu wambabarira tugasubirana sigaye ndara ngutekereza niyo mpamvu usigaye urarumpamagara every time every moment ngo ndyamye njyenyine uri kumwe n'umukobwa wawe blessing yimba ndi njyenyine muri lodge se kuki udatahura nahe kuwanyirukanye nzatahe ngo ujye wumva wamusanga nko muri ayo masaha ukumva wenda gutera saa 8 z'ijoro si waba umusanga ariko nyine uba wumva uranyungurana gusa nagwamagaye nko mu masaha bari muri no mu kiganiro azayisinki ahubwo reba ibintu byabaye nagwamagaye wibagirwa gukupa nkomeza numva ikiganiro mwakoraga Noheli arasenga ndi kubumva nuko nawe wajyaga wibagirwa gukopa ukikorera ibyawe mwumva ari gusa dusabe ikintu nagusaba ari n'umudiaspora wabivuze ari byo yakanamuhamagaraga akibagirwa gukopa ari gukora kwaje kabisoza ngo kwaki kwaje kwa Paul yaka ukibagirwa gukopa ati nyama zano ko zikomeye bikamubana ubuki warangiza ukabyumva ubwira mucoma wano rwose numvaga ari ibisa ubundi se ko ikimoso babaze n'ubundi ko ariko nari imuzi uko ateye kandi se kuri mishaje cyanunguye cyari kirimo dore yakariko kuba bayisajijije tuvugisha ukuri wifuzaga ko twatandukana mbere ntabyo nifuzaga niyo mpamvu wicaraga uvuga ngo mwihambiraho wifuzaga ko dutandukana njye nawe ntabwo nabyifuzaga mbere se twavuga ngo mwihambiraho none se kuki wahoraga umbwira ngo uzagenda ntugende akaba ari njye ufata umwanzuro wo kugenda ariko burya nawe ndi gushaka inzu ngo nimuke ubyibuke washaka kwimuka ndabivuze inshuro zingahe ngo nzagenda ngo nzisurire iwacu ariko ugahora muri ayo magambo gusa waranze kugenda bituma njyewe nyine ni umugore washakaga kubaka nk'umusirikare mfata umwanzuro wo kugenda wabonye umusirikare ushwana n'umugore agatwarana amato ariko hariyo nagusigiye y'umutuku karakanga n'urwara wowe wakarara urumva ariko wakarayeho naraye mu ntebe buriya rero uzareba abasirikare iyo bagiye ku rugamba ntukambwira ibyaba njye ntabwo nabamusirikare njyewe naje kureba ndavuga ati ariko kugira ngo nzagukubita umuhini cyangwa ukubita agafuni muzi ko ari umusirikare kuki wanyicaje ku ngano ukambwira ngo mbabari you have to wait buretse mbanza nsoza muzi ko ari umusirikare i Nyagatare yishe umugore we amukubise agasuka umugore agwa hasi arakomeza arakamuhondaguza umusirikare yaraburanye mu rukiko rwa gisirikare baramubaza wabitewe n'iki ko umugore yaguye hasi wakomeza wakamukubita wabitewe n'iki ngo nabitewe n'umujinya ukoresha bike buriya rero nanjye waneraga umujinya wari kuzatuma mwica nawe ukanyica nta kibazo nari maze kumena televiziyo ebyiri rwari hasigaye kukumena abantu bose bajya bagira umujinya bajya bamenagura ibintu bafite mu nzu wowe icyambere oya buretse gato shati yo ikibazo cyawe iyo uri mu ikosa ntabwo ujya wemera ikosa ikindi cya kabiri urabeshya uragiye ukoze ikimina ntazi tubana reka dukomeze njye nsobanure ukoze ikimina ntazi ikimina cyanjye urakizi amafaranga yanjye yose urayazi wowe ugahisha ku ruhande kuki muri indyarya nta kibazo turi indyarya ndabyemeye uragiye urabeshye ngo uratwite udatwite nabyo ndabyemeye urabivuze ikintu njya asaba imana kuki njye mutamvugira my friend yego ye mukabeshya ngo yakaniwe munyamafuti ariko uruhande rwe mukarureka urambwiye ngo uratwite urabivuze ntutwite ukoze ikimina ntazi njye amafaranga yanjye yose nyaguhereza uyazi harayo nariye se ahubwo uzanankunda wabonye umugore ugenda
akavana amafaranga iwabo akayazana mu rugo rwiwe kugira warayazanye rutere imbere. wansanganye angahe ziriya ntebe waguze nubwo wazambitse undi mwenda ziriya ntebe ufite mu nzu uzigura ni amafaranga yanjye ariho uvugisha ukuri hari amafaranga ageze umanga cyangwa ikimina wafashe mu mafaranga wangavura nagurishije itungo mu rugo mbigusobanurira ndayazana ndavuga wagurishije ihene igura ziriya ntebe niyo hene igura ibihumbi 100 wabona ari n'inka nagurishije wigeze ugera mu rugo ngo uramenya ngo bafite aya matungo n'aya uragenda ugura intebe urazizana n'amafaranga yanjye ariho ndagurishije itungo kimina tujye kamabuye tubabaze kiriya kimina amafaranga watangaga ko nta kazi wagiraga wayakoraga wese hari ayo wamaga ibaza nyine nawe nta mafaranga wigeze nawe wangavura uvugisha ukuri njye nagiye yubakiriye tudepite oya nyine reka kuki utari kwemera webwe waravuze ati waranyibwiriye atari kuri kamera amwe ati ngewe ndakugavura rwose nibwo nkora ikimina amafaranga uma ndakugavura niba binyibwiriye nyine reka mbisobanure ntacyo yakoze igikorwa kizima cyo kugura intebe aho ndemere ntabwo yayajyanye iwabo pe ariko nicyo kimina yakoraga ni amafaranga yanjye yangavura nta kazi yagiraga ko atareka mvuga njyewe nagurishije itungo mu rugo ndavuga ati ninyereka yaka n'ukuntu nkuzi wowe ukuntu nkuzi urahita uyanyaka tudakayakoresheje n'igikorwa ndavuga ati reka nyajyana mu itsinda wabona yunguka akazatwungukira n'ibindi wibuke intebe twicaraga uki wanekerereje ukavuga ko ndi buhite nyanywera oya nuko nkuzi nose si twabanaga uki wamfataga nk'umwana muturera ukanekerezwa ngo arahita amezi 5 twari tumaranye nari nkuzi yaka wanditse amafaranga mu minota ingahe amafaranga yanjye ngewe hari amafaranga mfite iwacu nshaka kuzagura intebe hari byogeze umbwira ariko ikintu gikomeye ni uko yakugavuraga nicyo kintu cyakubabaje ntabwo ariyo mpamvu nose ugavura umugabo ukabizana umugore nta kibazo kukubaha ushobora kumuha rasiyo y'ibihumbi 5 agahahisha 3 uzi ikintu njya asaba imana izambabarira ibintu nzi kuri yaka sinzabisesekaza no kuri kamera uya nushaka uzabivuga ubu nta nubwo bamfite oya ngo ntabwo uya nushaka kubivugira aha ngaha biteye ubwoba se kuvuze ngo ntabwo oya nje ntabwo bamfite vuga ibyo ushaka kano kanya ngo wayigwahe ubundi se ni iki umugore n'ububika ibanga ryo mu rugo ubundi se ni iki kintu kigutera ubwoba yaka uba wumva atavuga njye ntabwo nabivuga oya hari byinshi twagiranye bitari amakosa dushyira ariko rero nawe kujya urata ngo nzabivuga ngo nzabiwabivuga yewe umvise mvuze ngo nzabivuga iryo kosa nibyo aravuze ngo ibyabaye mu nzu hari byinshi tutavuga ariko wowe byose warabivuze nta na kimwe none se ngewe ibyo mvuga ni ibintu biri ikiriya nta kintu cya danje kirimo ariko wowe hari ibyo wakoraga bya danje nyine mba nkubikiye wabivuze nakubwiye ngo umugore ntabwo amena amabanga y'urugo yose ariko mwebwe wowe urayamena umugore wawe ntabwo ashobora kumena amabanga y'urugo ntabyo nzashobora nanjye mbivuge noneho murakaze noneho mvuge nanjye ibindi hari byinshi tuziranyeho bivuge yaka bivuga ikintu ngiye kuvuga nge ibintu unziza cyambere ngo ndikinisha bibaze icyo ni iki mani ujye ubika amabanga yawe wikinishaga yakwemera mani ibyo ngibyo yabikoze yanjye yaraye muri so mani ntukavuga no mugabo ntabwo ndabizi no mugabo si waraye muri serukayi wazajya ubika amabanga yawe yaranyimye rato yewe hari dusabe hari nuza wa mukobwa harya umugore wanze uvuga mwitanye Esteri mwese muri bamwe mwese mwimagabagabo ngewe yaraye muri saro iminsi 2 sha ndarengeye ni mu cyumba yarakaye ari muri saro iminsi niwe cyane tubabarira imana yanjye mbabarira we akanyamerika yahise mbona nyakujya umenya guhisha amabanga y'urugo nta mugabo umera uko nguko nta mugabo umera ukujya umbabarira wazajya umenya ubwenge ariko rero nge dusabe ndumva ari ufite amakosa arataho ngaho yamaze iminsi 2 mbabariye amani azo wabigenza najya mu nda ngo nagiye mu nda yanyimisha mani ase dusa rero nawe urumva ko nawe wamugawe nabuze ujya mu amakosa ntabwo mbyumva rero se simbyumvise aranyima neza gutya tubaze bere inde umugabo abagabo baragwira
ariko mwana uko umuntu aba yarashatse umugore wamwimaga byagenze ngo amusamuze kuko yanga kunsamuza amajoro abiri numva noneho ndasasa ngo nahise njya mu ndaya ariko mwana we yakwaza umenya kwiyubaha no undi wari uri kunyimirira waza umenya kwiyubaha no wamwimaga kubera oya namwe nimukinjire mwarakwimisha amajoro abiri yose oya kuraho urujijo kugira ngo n'abantu wenda batagufata nabi nibashake bafate nabi ngese mw'abantu mwari yanyimye pe urangije uragenda anga noneho nigereye muri Amerika n'ubundi warajyaga yajyaga ariko ari uko wamwimye yigeze byose waramuhaye arakomeza arabikora agora yego tavuga n'ibindi tuvuge n'ibindi kwari ibyawe se n'ibyanjye imeni ndawe gusa vuga n'ibindi byawe ariko aho nta makosa yawe nje nta kosa akandi kantu mani yako wazajya umenya amafuti yawe urashaka kuyavuga ni amafuti yiwe ndangiza vuba ako ngako ko warakavuze nicyo kibazo ahubwo wenda cyaba ari icyo kibazo kubera iki utamwigisha uburyo agomba kubikora ntarangize vuba se niba ndangije kwa umuntu ahinga ashoboye wa mugani mani ujya ugira kwiyubaha ubwo banyoko buko bumvise n'ibintu buvuga ngo warikinishaga ngo kandi ufite umugore ibyo ni ibintu byo kuvuga se wari wanyina bagira ngo twebwe ngo wenda ngo turi abanyamakosa ariko twararenganye nuko mwamwanze kubivuga nuko tuba twanze kubivuga nuko aba yambije kubivuga koko ayo makosa ndayavuye ku ruhande rwa Yakape niba waramwimaga yaranyimye urashaka kumvana amayandi makuru twamagara Berite yamaze iminsi ibiri ndarangiye nyine ari muri sa ubundi ubutaha nabwo yaza twaryama akanyirikeza ikintu yarakaye namukora kankubita inkokora kujya mu ndaya zawe Sodoma ariko se yakwimaga byagenze bite Imana imbabarire simbizi ikubabarire ku bw'amakosa wakoze ubwayakaho kweri nawe uri umuntu w'umugabo umugore wamukoraho akagukubita inkokora kujya mu ndaya zawe Sodoma Sibana yanjye kuko aho ngaho ariko nawe none yanyuriraga Sodoma agatuma nanjye njya gusa aho ngaho nawe ukwiriye gusaba imbabazi niba ibyo bintu warabikoraga Imana imbabarire sicikwe mvuge ibyo ndi gusenga ubwo rero neza ubundi dusa nyine shyiraho ntajye twararanyukanye wamwimaga byagenze turi mu murimo none rero nimukajya kwirara muri soje ndarangiye nyine mbese byabaga byagenze bite ubona uzi ngo ni ngewe gusa ni iby'abagore n'abagabo biba hanze aha uyu mugore akwima kandi mubaje ku ngufu bagufunga yari afite telefone narasakuza agahita ahamagara umutekano kandi yaravugaga ngo yakubise none nyir'ibyondo twari duturanye nyir'ibyondo nyir'imazu eba navuga igiswahili ni umukongomani wibereye aho ngo yibana ngo sitaki kerere mu rupangu yangu ngo ndahita abayobozi ngo baze bakufunga barafunga Yakora dusabe yarambugiraga hari igihe bajya bagiye kumfunga twashwaye ariko cyane cyane bakavuga ati nimumujyane nimumufunge nibyo ngibyo mwapfa ntabwo mbese nibyo mwapfa hano hari inyama rwose agira ngo ni igipine ko imaze hari iyo utaye hari umugabo wigeze kurya ibirayi kwa Mucoma amaze kubimara byose ngo ibirayi ntabwo byari bihiye turamubaza se usigaje ibi iriya ya nyuma ni iriya ya nyuma ndiye wagira ngo ni igipine mbo gusa dusabe turacyakunda nta musiri love dusabe makabizwa no kutaba yaka mwana yakamwana soto na Bryson nako muhaye hano ku ruhande basi njyewe tugitama nkagweba ibihe bihe twagiranye yewe ikikonyi gukuru iya tucaye itama mu cyongereza bita chain yakaya agira hano mani kandi buri gihe tunakibana arambangamiraga ubura ngo kuramo karasura umugore wanjye ni ikibazo
noneho dusabe hari ukuntu twaba turyamye nkamubwira ngo kuramo ikoro akambwira ngo ngwino uyinkuremo kukivuga njye mfite ikiganiro ikintu kimena amabanga yo nta mugabo ukurimo reka tubashimire ni njye bakunzi ba washatse inkuru zindi zarashize agiye kuza izindi nkuru murakoze Imana ibaha umugisha naho ubutaha twari turi kumwe na Dusabe ndetse na Yaka cawu cawu mu rukundo rwinshi.